Kuva na kera kugeza na n'ubu abajura baracyabaho ku mbuga nkoranyambaga, ku masocial media hose. Kuri ubu ngubu mu Rwanda hari abantu bari kubwira abaturage ngo hari imbuga zikoresherezwa online zishyura abanyarwanda, ariko ibyo ndakubwira ko ari ukubeshya. Bakubwira ngo fungura link runaka bakohereje kuri WhatsApp, wayifungura ugashyiramo imyirondoro yawe ugamije gukora login cyangwa se kwiyandikisha. Dore iki ibi ngibi byakugiraho ingaruka nuko iyo wamaze kwinjira kuri urwo rubuga bakoherereza kode ya Cloud OTP kuri phone yawe nka SMS. Nukuvuga ngo iyo wamaze gufungura iyo kode cyangwa se ukabasubiza iyo kode turutse kuri Cloud OTP, ikintu bakora aba bajura cyangwa se aba basikama, ikintu bakora no kukwinjirira mobile money, bakakwiba TikTok account, WhatsApp ndetse n'izindi website ukoresha muri telefone yawe. Ikintu baba bagamije ni ukukwiba cyangwa se kukuraho ibyawe. Iyo umaze kubona iyi Cloud OTP SMS bakagusaba kuyibasubiza ngo babe bakubikuriza amafaranga wabonye nyuma yo kureba video kuri online, ikintu bakora bifashisha iyi Cloud OTP yo kuba bakwinjirira bakareba mobile money yawe, bakabasha kureba amakuru yose akugaruka. Nukuvuga ngo iyo umaze kubasubiza iyi Cloud OTP SMS bashobora kwinjira mobile money yawe cyangwa konti yawe ya banki bagatwara amafaranga. Ngo kwigabiza konti zawe z'imbuga nkoranyambaga WhatsApp, Facebook na Instagram bakazikoresha mu bintu bitemewe cyangwa basaba inshuti zawe amafaranga mu izina ryawe. Irinde kandi gira amakenga. Kubona amakuru yawe bwite biroroshye cyane mu gihe wamaze kubaha iyi SMS ya Cloud OTP. Ikindi kandi nibamara kuguha iyi code ya Cloud OTP, hita uboroka senda cyangwa se umuntu yukoherereje. Ikindi kandi iyo code uhita uyisiba nugira umuntu yiha, kuko iyo niyo bifashisha mu kumenya amakuru yawe ndetse no kukwinjirira. Bagatwara pin yawe, pin ya mobile money, buri mafaranga ageze kuri account yawe bagahita bayatwara yose nta n'igiceri na kimwe usigaranye. Bityo rero gira amakenga, wirinde. Nta bucuruzi buba kuri social media n'amafaranga y'umuntu ahaba, ubwawe wenyine ni wowe ugomba kwirinda, kuko nta n'icyubuntu gihari. Ibyo baba bakubwira ni ukubeshya, ni ukugira ngo bakurire utwawe bagucucure. Bakohereza kode ngo ohereza 4,700 wiyandikisha, ariko biriya ni ukubeshya, nibyo uriyandikisha bakaba banayagusubiza nyuma yuko wivumbuye ukabona ko ari abizerwa, ariko nyuma yo kubona ko ari abizerwa ukongera ukabisubira. Icyo baba bagamije ni ukukwiba ayo mafaranga yose ubaha, ndetse bakamubona n'amakuru akugarukaho haba kuri simcard, mobile money, bakakwinjirira bakajya bakwiba amafaranga ageze kuri mobile money yawe cyangwa se kuri account za banki zitandukanye, ndetse bagakoresha imbuga zawe zose nkoranyambaga. Bityo rero irinde kandi ugira amakenga, ndetse iyi video wisharinga inshuti zawe ndetse n'abaturarwanda bose kugira ngo bamenye buno bujura buri gukorerwa kuri internet cyangwa se online ku masocial media atandukanye.